wenda wowe uri kubiroga ati ni iki ndi gukora ariko umuntu yabwiye ko ari byiza ukumva nyine akizereka yaje ikindi Yo people, what's up? Nimba mumeze neza nanjye meze neza ariko by'umwihariko njye meze neza cyane kuko ndi ahantu hari ibiranga icyo bita art cyangwa se ibiranga icyo bita ubugeni. Hanyuma iyi ni Legacy TV, nimba uyikunda kanda kuri like, comment, share, subscribe, notification button. Ibyo ni ibintu muhora muzi, be all in or be nothing at all. Uyu munsi twaje gusura umukobwa, niwe mukobwa nta nubwo ntinya kubivuga, niwe mukobwa mbashije kumenya ukora ubugeni mu buryo buhambaye. Murana ko yashushanyije nabo barahambaye. Nawe reka tumenye byinshi kuri we, tumenye ngo esameza ati ono wundi yitwa Teta Chel ariko arabibwira mu buryo burambuye. Murusheho kumumenya. Aha duherereye ni KGL Kigali Rwanda mu murwa. Abari hanze ya Kigali ndabasuje, abari hanze y'u Rwanda ndabasuje. Blessings to you. Reka tujye kureba Teta Chel. Mfite imyaka 22 ndi artiste ndushaye. Uri umunyarwandakazi? Umunyarwandakazi. Hanyuma ibi bintu nje nkumenye nakumenye kuri Instagram kubera ibi bikorwa ukora, ngira amatsiko ndavuga ese umukobwa ni gute wabitangiye? Ni ibintu wari usanzwe uzi, waravuga guti art ndashaka kuba nanjye nk'abandi bantu bashushanya, byagenze gute? Like what are the roots cyangwa se imizi yabyo ni urebye nka roots yabyo nabikundira nyiri mutoya nyiri umwana gusa ntazi kubikora, njya mbona bikomeye gushushanya. Gushushanya sasa nkajya ndekarika ndabibona kudekarika kuri kera twabikoraga nkakora cyangwa ajya ku idirishya nkashyiraho igishushanyo nkashyiraho igipapuro ukigana nkigana. So ndabikora birakomeza nyine, nyuma ngeze muri tonkome nkora exeta birangira nibwo nahise njya kubyiga ku Nyundo. Kujya ku Nyundo hari abantu benshi bakomeza kumva ngo niga ku Nyundo, nize ku Nyundo cyangwa se navuyeyo mu gihe runaka. Kujyayo bisaba iki? Biba byasabaga ko uba ufite iyo talent kuko hari abantu benshi cyane tuzi bavuga ngo bize ku Nyundo. Wowe kujya nuko wabikundaga, nuko mu rugo bari kubyishura neza ukajya kwigayo, byagenze gute? Ukuntu ngiye nagiyeyo ntago twara applying bisanzwe nko muri tonkome ba applying abandi bose. Nda applying nanjye nk'abandi bose. Kuno usaba ibigo bisanzwe? Bisanzwe. So ntago babanje kumfata gusa nakomeje kubasaba ngerageza inshuro 3 birangira banyebeye. Ubwo nuvuga ngo waranje tonkome mutindamo gato kugira ikigujya. Uri gushaka ku Nyundo. Hanyuma Chel ubwo nuvuga wamaze hafi 2 weeks cyangwa se ibyumweru 2 urindire kubona ku Nyundo. Amaze ibyumweru 2. Hanyuma nyuma aho ugeze ku Nyundo hari ikibazo nyangira cy'amatsiko. Gusoza nko ku Nyundo biba bisaba yuko uba uri umuhanga se muri yo art, mubyiga mute like ni isomo kuko nje sinumva ukuntu wakwiga gushushanya imyaka 3. Bisinu kubera iki? Okay, ntago twiga gushushanya gusa. Nta nubwo professor ngo afata akaboko kawe bakubwira ati kora gutya. Ni nkaho twiga habarimo amateori n'amapratike. So habarimo amasomo menshi cyane, menshi no muri arts bwabyo habarimo amasomo menshi, hari nandi yo ku ruhande za mate byose twarabyigaga. So bari byinshi, ntago ari ukuvuga ngo wiga ikintu kimwe, wiga ibintu byinshi ukabivanga. Rero ntago gusoza hariya ntago biba bivuze ko uba uri umuhanga cyane muri ngo mu gushushanya kuko biterwa n'umuntu wese ugiye ukaryama bagufunga se ngo nugutize. Ahubwo se none ubwo ruvuga ngo gushushanya biba birimo yego ariko muri no kwiga n'ibindi bisanzwe. Biba birimo ariko nyine ni nkaho n'utundi dusomo ducyatwa ku ruhande ariko ibyinshi bari bijyanye na arts. I get it. Hanyuma wize iyo myaka 3 urasohotse, nyuma wahise ubona akazi k'ibingibi ukora cyangwa ibi ni ibintu byaje ku ruhande? Byagenze gute kuba wakora ibintu nk'ibi bitangaje? Ntago nahise mbona akazi kuko narasoje
mbanza gufata akagahe k'akaruhuko année blanche. ntago nafite gahunda yo gufata umwaka wose narangije 2019 so ndangije ishuri mfata agahe ko kuruhuka igihe mvuze ngo ngiye gukora koronitiza koronije nyine kumva narebye filime gusa muri uko kwa corona icyo gihe niko gutangira ibingibi wakoze muri corona nari byemeze nkaho ndi gutekereza ikintu nshaka kuzagikora nyine uburyo nzayikoramo ati yanjye style nshaka kuzakora ntago byari byoroshye kubihitamo ko nibyo nahisemo icyo gihe sibyo nakoze nyuma mbijemo cyari ni nkaho nagiye nabifashe n'igihe cyo kwitekerezaho no kumenya ukuntu nzabyinjiramo nabitangiye ubundi neza ntuza table ya mbere nakoze nayipostinze kuri bonani iyo table niyo yihe ubwiri kuri social media iri kuri social media video nayipostinze kuri bonani ubwo ukora iyo table wabyikorana guri wenyine nari njyenyine ko ntabwo nkunda gukora abantu bandi bako bari kujajinga ngo kushyizeho kano bashaka kugenda hano wenyine nkazana final product hanyuma ahangaha twagusanze no kuvuga ngo ni naho mu rugo ni naho ukora ibi byose ukora sometimes nkunda kuza gushanyiriza hano hanze nka hano nyine kuko hari igihe nk'umuntu atambuka kumva wenda araguhayipinze wenda uri kubona yenda ikintu cyawe iryo jambo narikunze ngo aguhayipinze wenda wowe uri kubireba ati ni iki ndi gukora ariko umuntu yabwiye ko ari byiza ukumva nyine akizere karaje ikindi kandi aba ari ufite urumuri ruri naturel ikindi buri free aba ari akayaga hameze neza so aba ari heza gukorera hanyuma hari abartiste benshi cyane bagiye bambwira nje ku ruhande bino mu buzima busanzwe ko izi nizo bita table iki kintu ngo niba canvas card ngo birahenda cyane kukibona ari canvas ufite ubwawe cyangwa biba bitagoye kubibona biterwa n'ibyo ushaka kuko ibintu byose ubundi biterwa na quality ushaka quality iri hejuru ntago ari nyinshi cyane ntago zihari cyane so urikumva imbese nyine ikintu uko gifite quality iri hejuru niko gihenze urugero nka canvas like izi tableau nk'iyo hejuru ibihenze like utanashushanyijeho umuntu y'ubwayo nta kintu urashyiraho nta painting urashyiraho aba ari nkangahe ugereranyije biterwa usari nka ni $100 igiciro cyacyo byaterwa ko hari ubyikorera ari n'uwayigukorera kuri 500 bitewe n'ukuntu wenda muziranye cyane bitewe na modarimo hari n'uwayigukorera 10,000 hari n'uwayigukorera biterwa mbese biterwa n'umuntu ugezeho hanyuma coming to that reka dutambuke twegereze irakada ko ngiye bwa mbere nzimenya nazimenye ko abahanzi bazipostinze ndi kubonamo turagenda turamenya sinzi nimba ndi kureba neza but so far iyo duhereye kuri iyi ngiyi ni ya vuba aho uyikoze vuba iyi nayo nyikoze vuba ubwa mbere gushushanya umuntu ngo nimba ngo warabyishe watinye kuyimwereka but then how did you urumva nicyo kintu cya mbere wabanje mbere y'uko ushushanya umuntu like first of all wahereye he ku muntu wuhe indi gute byagenze gute umukoze kuko urabona uyu ni umuntu sibyo kandi uriho cyangwa se wapfuye simbizi twagiye hanyuma tutaranagera kuri kado bwa mbere ushushanya umuntu yari ryari bwa mbere ushushanya umuntu yari 2017 nari ndi mu wa 4 so namushushanyije gusa nyine byose nari nabyikoreye byaye mu gihembwe cya mbere ariko tukijyayo ndayikora mbona ntago nzi ukuntu yari imeze ntago mbizi neza so nari nakoze icyo gihe umushitsi wanjye nyikoze ngarutse nyine mvuye ku ishuri tugirana utubazo twongera kuvugana so naranayitaye nta nubwo rero ubu ngubu nayiratinga nta nubwo ihari ntabwo nayiratinga ngo menye ngo yari isago ntabwo nibuka ukuntu nayikoze ubwa kabiri nakoze muri umuna wanjye gusa ntabwo ari njye yari wabikoze byose nyine nabonye ya mbere nazi ukuntu ibaye njya gusaba ubufasha ngo banyigishe uwa mbere akora sketch undi ashyiraho amarangi ngiye kubyikorera finissage mbona irapfuye so ndabaye ati ibi ntabwo ari ibyanjye urabireka then nyuma ejo bundi muri December ya 2020 muri December 2020 niho
hari umushuti wanjye yakoze birthday mbona ikintu muherezamo nka kado nabuze kado muhereza then no nyine narebye ndi kuzenguruka mbona agakadre aho ngaho kari ubusa bose wamushushanya nubwo bumuremeye ko biri kose amarangi arahenda y'ibi bintu mukora birahenda then nyine ndeba ikintu namuhereza kandi kiba gifite nyine kalite nyine ku buryo nyine atavuga ngo wansondetse muri kado ko yari umuntu utanga nyine kado zihenze then nyuma nibwo nahise mvuga kamushanye n'ubundi ntabwo ari umu artiste nimbyica ntabwo ari bumenye iya nyuma yari yapfuye ndavuga ati izi zose zizapfa n'ubundi nta cyizere mfite niho nahise ndamushanya njya kumwereka umushuti wanjye w'umu artiste ndi kugira ngo ankosore arambwira ati zana nyikuzingira warangije wabirangije niko like from there niho wese wumva ko noneho ubibashije ntago nabwo nabyumvishije ko wenda ari ukuntu umuntu avuga ati hano umukobwa nyine biriya birahagije ibyo yakoze birahagije ku bakobwa numvishe nyine ko sinzi ntago njye nayikunze 100% nk'ukuntu nshaka kuyikora ariko nyine nyuma naje kwireba ati uko nayikoze unanemeje coming to that rero Chel ahangaha turi iyi cadre ndashaka kumenya like wenda ndebye nje umuntu ndi kwita amenya mu bungu K-shot you see K-shot aba bandi rero uyu ni ngara nawe ni umuririmbyi uyu uwo yitwa Yannick MYK niwe muntu nzuririmba ibishego aririmba ibishego kandi ikindi kintu akora indirimbo nziza cyane ariko ikindi kintu nja kumenya MYK ni umuntu utakunze kugaragara nta muntu urabasha kumubona gutya ngo MYK ntago tunamuzi nanjye ntago muzi n'ubwa mbere mubonye ahubwo mise profit kugira ngo akomerere abantu bose waga basabye ko bakomera ngo bashanye umuntu nabisabye ni MYK ko nyine ntagaragara si ni nanjye nibwo mubonye yigaragaza rero naketse ko nakoze research ngo ni foto ye mbona ifoto ye ndayimwereka ndamubwira ati waritse nkazagushanya mbona nyine ntacyo bimutwaye aremera nta kibazo ibintu nk'ibyo ndamukora nawe uyu ninde uwo yitwa Skid aba bose ariko bari muri mu njyana ya hip hop sinzi nimba ari hip hop sinzi ko hip hop drill byose urabikunda se nawe shaya se nabikunda none ubwo rero ikindi kintu ushaka kumenya urana aha ho ndi kubimenya ko ari amasura ariko ibi bintu ushushanya biba biterwa n'injyana y'uwo muntu nuko ateye ko ndi kubona hano inyoni niyo ndumva ari inyoni nimba ntibeshye n'ibintu bimeze nk'amahembe ariko sindi shuwa wowe nsobanura ibi bisobanura iki ibi wagiye ushyiramo ni ibintu bivuga iki gusobanura bwabyo ni burebure in summary ni burebure cyane bizagira ngo uvuge gusa nyine impamvu wenda nagenda hari nk'abantu nyine baba bizwi nka K-shot yita igisiga gikuru nyine ibyo birazwi so ku bandi ndakeka kuri K-shot ariwe nabikozeho na King Kong na Lion ariko ibindi abandi bo hari ibintu uvuze mise mbona ntabyo nabonaga abantu tukunze kutamenya art sinzi niba ari ubuswa ariko harimo n'ubuswa wenda byanashoboka nayashyizemo utuntu nyine ducanganye okay aha duhere nko kuri kivumbi hano ho wamushyizeho iki kuko niyo nabonye cyane kuri social media icicikana uyita izina cyangwa aba ari Chel art gusa byose ari zombi zitwa memories in part 1 and part 2 iye part 1 ko nakoze bwa mbere hanyuma rero memories ubwo nimba ari part 1 ingi nuvuga ngo wayikoze nk'igihe kingana gute nkurikije ukuntu imeze iyi nayikoze muri ya lockdown ya kabiri ubwo ni nk'ukwezi ntago kwezi kageze 2 weeks yari 2 weeks so nafashe nk'iminsi 2 yo kubitekerezaho ko ngomba kuyikora ni postinga lockdown taranarangira definitely hanyuma reka turebe kuri buri muntu kuko aba nibo ndushijeho kumenya hari ibintu tutaba tusobanukirwa kuri bo reka duhere nko kuri kivumbi ubu iki kintu kimuri inyuma nje ndi kubona ari ndi kubona ari nka niwaje harya bazita gute ikirere mbuze ko mbivuga ubwo iyi we mu byukuri iki ni igiki washyizeho ki envelope okay so
hano ikintu kiriho hano nuko nyine utapfa ko ntabwo nashaka ko abantu babibona cyane ni kona ni face ya King Kong. King Kong yiriya nani gorilla yiriya gorilla iriya ni inguge wagira oya ni inguge ingwe mega ni inguge aya gorilla bahita gute ingagi ya kubera iriya song yabo bakoze ya King Kong so niyo ya nyespi mtakira ingi sasa hano ni nk'intare nuko nari nakora kumisage kuri avuga ngo Lion King ni nako yitwa ahubwo no kuba bivuga cyane twakomeje uyu ni uyu ni betray bibiri inyuma umuriro ajya bivuga umuriro like albino we nakubwiye ko igihe kizagera gatatu ukabisobanura oya uri kutunompesha uyu nguyu we iki cyo nakimenya umva ko ndi ubuswa buragiye igitabo Bibiliya I think ariko ni igitabo ikitu Bibiliya ahubwo ahantu bise binshangira na uyu ni wende big game uyu painted black where I can understand because this is black a little bit hariya rero ntakubeshya ndi kubona yari umureti bari guteka si umureti abantu ese mabeshya ni umureti ni ukuri ikindi kintu ndi kubona trappish I have a trappish king I think ndi kubona ari crown but then you know umureti to nimba atari umureti ni nk'umuriro reka nze tukatega umugeni rero umureti wabujemo gute uzise impamvu ndi kubona nka kwa kundi kakantu ko mwigi k'umuhondo w'igika kamanutse ahantu tu ariko kakahita kagwa nikanisobanura uko njye mitekereza kakahita kagwa mu nkuba n'imyotsi ese ndi gushaka uyu ni Ish Kevin we namumenye ariko rero respect hanyuma ibi bintu kumbwiye ngo uzabisobanurira igihe runaka ubwo ufite ndi gupanga expression ariko ntabwo ari vuba hano haracyarimo igihe nk'amezi nkangahe 3 gutya 3 hanyuma exhibition wowe twavuga ko muri art uzajya bakuzi usobanura ibihe cyangwa se memories z'abantu biciye mu masura yabo niko twavuga like faces fashion iyi artwork ubundi nayikoze nyikoreye so ni yawe yari nyine yari nka memories nyine kuri njyewe nyine nagiraga ngo nyine muno harimo ibintu byanjye nyine personal keeping ni ukuvuga ngo nta nubwo wayibaha aba bantu nako se wayibaha ute kandi bose nabaha kopi wabaha kopi yawe wenda buri wese akayitungaho mu nzu hanyuma ikindi kintu kise kinera amatsiko kucyaba abari bo wahisemo nkuko nayise memories nyine ubwo mbafiteho memories hari nk'ibintu nyine nyine baranyespiye cyane muraziranye se bamwe muri bo hari abo mwahuye hari abo twahuye hari nabo tuvugana ariko ntago nyine iyi nayikoze nzimo umwe narahuye n'umwe gusa inde big game abundira nta wundi big game gusa ubwo abandi mwe mutarahura muri make iyi yabaye nk'imbarutso kugira ngo bakumenye munavugane wenda hanyuma ubwo ngubwo aho ngaho niho mpitangirira amatsiko ubundi tuzi ko abakobwa ari abantu bagira imitima yoroshye banakunda sinzi uko bimeze turakunda s'il vous plaît turakunda ubwo mpise nibaza like aba nibo bahanzi waba ukunda atari no kuvuga ngo ni memories uvuga utabangaba ndabafana nge ndi n'umufana mbere yuko njya no kugukorera kuko ibi bisaba umwanya bisaba amafaranga ayo marangi ukoresha izo cadre ukoresha uwo mwanya wawe ubwo biba bisaba ko nanone umuntu ba ukunda ibyo akora byaba ari yo mpamvu cyangwa ni gutyo gusa ndabafana byimaze okay ariko hari n'abandi nabo mfana kurenza na bamwe muri bano ahubwo nyine bano nuko ari bo iyi artwork nashatse kuyikora nyine kubera bo nyine ni abanyamahirwe kwera aya mahirwe se twazatugaho ryari twaspira reka dushaka ibikorwa uvuga ngo umuntu wese ukwinspira wowe Chelo uravuga uti nagiye icyo nkora kuri iyo art umuntu wese unyinspira mba numva namukorera ikintu niyo bitaba art nashaka n'akandi kantu kurande mukorera ikinyemba nshaka kumushimira ukamushimira ukoresheje ibi ngibi aba nahisemo gukoresha ibi ariko ntabwo ari byo byonyine nkoresha ukora ama art atandukanye ubwo ni ukuvuga ngo ushushanya gusa
ntago nshanya gusa. Aha, aho niho rero mpita nziramo nkibaza abantu bakuzi hanze ya art, ubwo nuvuga ngo mu bindi bikorwa ukora ni iki kindi ukora se hanze kuvuga ngo ufashe umwanya ura painting ibintu runaka ukora iki? Nkora fashion nka hobby na poetry nabyo nka hobby nyine ntabwo nari natangiye kuzishyira hanze kubigira profession. Hanyuma fashion guhimba imyenda narabikoraga usibye ko muri iyi minsi nyine ntari kubikora. Hanyuma tugana ku musozo, nyuma y'uko tubwiye ngo ibi bintu ukora uko biri kose ni ibintu uteganya ko bizaba bikwinjiriza, ubwo rero kukwinjiriza wumva ugiye gufungura nk'ahantu se abantu bazaba babisanga, ni hano ukorera aho uri mu rugo bimeze bite? Ntago ndagera kuri ubwo bushobozi bwo gufungura ibintu byanjye, gusa nyine ndateganya nyine kwegera abantu bafite amagareri nkaya postingamo ugashyiramo ibintu byawe ukaba wanabigurisha. Ubu nk'urugero nk'umuntu uba ushaka ko umushushanya, hari abantu bigeze bagusatira nk'uko bakubwira ati dushushanya natwe tubyishyure? nibyo bundi nkora bisanzwe. Baraza niyo mpamvu ufite ama artwork nyine nibyo nkora. Ubwo nuvuga ngo hari nk'umuntu ukubwira ati nshushanya ukamushushanya akakwishyura nta kibazo? Nibyo ahanini ndi gukora muri art ubu ngo. Yeah, definitely. So movement uteganya gushyira imbere mu gihe kizaza ni niki apaye kuvuga ngo gallery ishobora gukomeza nibyo na fashion ufite nibyo bya poetry ubushyire hanze icyarimwe cyangwa ni kamwe kwako? Nari napanze gukora kamwe kwako, ariko poetry na art chako bijyana. So nkuko nabikubwiye ndateganya gukora exhibition. Turindire uzabipostinga kuri social media zawe? Nzabipostinga mu kwa munane gutya. Nshaka ko nyine art yanjye izajya igendana na poetry yayo muri art. Ubwo poetry izajya bayanditse cyangwa ari sinzi ukuntu njya mbona ama art gallery hari igihe winjira mukumva turirimbo kumva like bizagendana gute simbyumva ikintu gishushanyije kiri ahantu na poetry uzajya ushyiraho amagambo ku ruhande umuntu abe yabisoma bizagenda gute cyane ibanga? Uzabibona. Mana ibanga riri hano. Hanyuma nize platform bakuboneraho kuri social media? Platforms ni nkoresha Instagram gusa ibindi ndakavuye. Ugakoresha aya mazina? Teta_child. Okay. Hanyuma nyuma y'ibyo byose, nyuma hanze ya art, nyuma y'ibi bikorwa ukoze, ubwo nukuvuga ngo bimazemo tubaze neza ni nk'imyaka 5 itarenga? Yeah? Ni 5 ifunze fresh. Dukuyemo wa corona ntakoze ubwo nini. Hanyuma who is your role model? Ninde ureberaho muri arts? Go in general, I don't know nimba ari nko muri art. In general n'ababyeyi banjye kubera iki? Nibo banyinspire, nibo batumye nkora ibyo nkora byose. Mu buhe buryo barashushanya nabo? Oya ntago bashanya, mu bijyanye no gushanya nta muntu ndeberaho ko nkora feelings zanjye, ntago nkora nyine byarananiye kurebera ku bandi, so nkora ibyanjye. Ubwo bo ubareberaho ku kirero? Bareberaho nko kwiyinspira ko ngomba gukora naye, ngomba kugira ibikorwa byinshi, ko ngomba gukora ibintu wenda bifite ikintu kizima biri gukontribute, apana ku just gukora arts kugira abantu bavuga ati wow. Baranagufasha mu buryo buri financial? Ababyeyi baramfasha. Hanyuma se ufite nk'umu manager cause ibi bintu ndi kubona ko biri kose biba bisaba amafaranga kuba ufite icyo ushoramo kugira ngo ukore. Ufite nk'umu manager umubonye wamwemera? Of course. Ko ari aba artist atavuga ngo ngari bumvangire. Oya ntago yakuvangira as long as yumva art. Hanyuma hari ikintu aba artist bazwiho ko bari shabby, like ntimuba mumeze nk'abandi bantu nyine, muba mufite uko ibyo mukunda, muba mufite uko mwambara kwanyu, waba uri muri abo ngabo ko sinkuzi hanze abino ndi kwita mbona by'aka kanya, but then mu busanzwe ntago iyo kote kuba shabby nawe uyifite, ko aba artist usanga afite nk'ahantu kuraba adashaka n'abandi bantu bamwegera, cyangwa se ugasanga ari kumwe n'abantu benshi, ahorana n'abantu benshi. Wowe wibara nk'umu artist umeze gute? Extrovert, introvert? Ngewe nibara nk'umuntu ukunda kuba njyenyine, ko ntabwo nkunda akavuyo. Ubwo uvuga nimba uba na wenyine uzigumira uko mpaka? Ntago ari kuvuga ngo nzigumira uko mpaka, okay. Ibyo dore nyine hari nk'ukuntu ujya muri society ukabona ntago uri gufitinga in, so ntago ndabona iyo mfitinga in. Ntago uri ino rero? Ntago ari ngombwa. Ntago ari ngombwa kuba gufitinga in? Ntago ari ngombwa gushaka gufitinga in ahantu, ugomba kuba nyine ahantu ufitinze in, ariko nyine naho ndi nyine nkeka ko nyine ari uko bimeze. Nkunda ibyanjye.
mudukurikiye kuri Legacy TV ahangaha nashyira bimwe mu bikorwa bye hanyuma kucyo bishyize ahantu mu nzu yihishe niko nayo ni art iki ni icyumba cyanjye nuko nasanze ndi gukora finissage y'ibintu nta kintu kirimo uyu ni wowe nakumenye hanyuma kuki wahisemo kwishushanya njyewe nzi ko kwishushanya ngo ni icyaha nimba ari muri hedini simbizi ariko nzi ngo ni icyaha muri biriya byanditsemo sinzi gusa numvise nshaka gushyira ifoto ndi guseka mu cyumba cyanjye beautiful iyi foto yagufasha umwanya ungana ute ntabwo ari igihe kinini byamfashe like 2 days ushoza ifoto ingana gutya cyokoze ku buryo ariko ubwo 2 days yaba arimo amanywa nijoro utaryama ndyama gake ubwo komeza ugashanya hanyuma mu busanzwe ubwo no kuvuga no ku ma walls washushanya nta kibazo nabyo ni talent yawe njye nzakubwira ushushanya wacu ku rukuta ahubwo mbwira ubwo se ari nko ku rukuta gereranya wenda ni nkangaye kugira abanyarwanda babyumvire wenda bazana profit nk'ifoto y'umuntu ukayishyira ahantu gutya yaba ari nkangaye gereranya kirazira kuvuga umushahara n'umushahara ubwo ni igihumbi cy'amadolari twakomeje ni inbox bagusanze fresh fata hano respect akifoto wallahi hanyuma Chel mu rugo ni wowe wenyine uri umwana wivukana cyangwa mu rugo turi 5 imfura muri imfura bana n'ibintu ukora no gupfura respect hanyuma dusoza abantu benshi bareba ibikorwa ukora uko biri kose ntago wabura kubaha motivation yawe subyuka niki kiguha imbaraga zo kubikora nk'umukobwa kuko niyo mukobwa mbashije kumenya ukora ibintu nk'ibi niki what is your motivation Okay, motivation ya mbere nuko nyine ngomba kugira ikintu nimarira mu buzima. Iyo motivation ya mbere. Ikindi ni artwork. Artwork ubundi unarebye neza bose bararakaye. Abenshi havuyemo became na skid na ken. Ariko nyine nkiyo wenda mbyutse mu gitondo cyangwa nkiyo ndi gukora artwork. Nkabona nyine hari ukuntu ukora ukabona biri gupfa ntabwo yugenda nko kubishaka mitanyiza imbere nye ndi kumaca ku giving up mitanyiza imbere nkabona bari kundeba nabi ukabona bari kunkanga so literally aba bantu they also motivate you baragufasha bagwa imbaraga iba ahantu nkorera ni nk'abakore bubwiye ati ariko uri mu bikirindiri kandi koko n'ubundi ni nako bameze mu ndirimbo zabo barabivuga cyane ni nk'iyo ndirimbo mpamvu zikunda byatari uri kuyumva bavuga ubundi ndi mu biki narangaye hanyuma ni iyihe ndirimbo bose 1 2 3 4 5 6 7 8 n'abantu hafi 8 nimba mbaze neza ubwo ni iyihe ndirimbo bose tubakubiye hamwe imwe yabo like bose ubwo tujye kurebamo umwe muri bo ntago tuzi ngo ninde ni iyihe uvuga uti this is my song iyo nyitekereje this is my song bose cyarimwe cyadufate memory part 1 umbwireho na memory part 2 ngenda mvuga umwe like indirimbo kabisa yakonspiye kuri buri umwe iyo waba wibuka cyakari iki nihurizo nyinshi zibari nyinshi nuko nago nabona nta nimwe ugira iri like uvuga uti niyo yanjye okay hari nk'abantu nka big game yitwa Memories of a Broken Soul painted yitwa Silent Moment is ni nyinshi nuko nanubwo naya nike nanubwo nabona n'abantu mera ngara ni album yose yitwa Amaraso nka Betray ni nyinshi cyo gituma cyo koze Skid nawe album yitwa Ntwari ish when nta nimwe zose cyarimwe urazifata ntabwo nano ish na yanike iyo numvishe umwe mu gitondo nkibyuka birangiye umunsi bubaye we rero ntabwo nabona ibyo mvuga so kivumbi nayo ni zose nuko cyo koze iyo nawumenyeyeho ni madam niyo nkunda cyane ko ariyo nawumenyeyeho ariko nayo ni zose ni hafi ya zose definitely
Alright, thank you so much. Mwese mwe mudukurikiye, this is Legacy TV, be all in or be nothing at all. Mwe muri kumwe nanjye Albina Sini, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. Hanyuma motivation y'uyu munsi mwaziyumviye, nta nubwo ngomba gusubira mu byo yavuze. Niba ushaka kureba ibikorwa bye kuri platforms ze Teta Chel, niba ushaka kagushushanya nta kindi gisigaye, abantu bari hanze y'igihugu namwe mubonereho, niba ushaka gutanga agakado keza wamugeraho, n'umukobwa ugitangira kandi murabona akakora ibikorwa byiza cyane.